Umuhanzi Safi Madiba nyuma y'iminsi itari mike agiye mu gihugu cya Canada yashyize hanze indirimbo Sound mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri. Iyi ndirimbo yakozwe na producer Element umaze kumenyekana mu gukora amahiti menshi atandukanye ariko akenshi usanga yiganjemo ibishego. Amagambo yose ari muri iyi ndirimbo tugiye kuyagarukaho ijambo kuri nta na rimwe dusimbutse. Tukubwire byinshi kuri album Back to Life iri gutegurwa n'uyu muhanzi Safi Madiba ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye biri kumuvugwaho. Iki kiganiro ni Star Voice mugikurikira kuri II YouTube channel. Bahaye ikaze muri kumwe na Bruce. Mu gitero cya mbere Safi Madiba aragira ati nkundi iyo mfashe ku inota uhita umenya aho uhera, ati nkunda sound yawe kandi nawe ukunda touch yanjye. Mu ijwi rigoroye akongera ati icyo ngukundira ni winangira ntabwo ntindira, ati kandi uriyoroshya urankorera ndetse urabarusha. Bega Madiba ntibirangirira aho gusa kuko mu gitero cya kabiri Safi Madiba aragira ati ako gasaundi kawe icyo ngakundira kama motivation, ati ntuzagire uwo yokesha cyangwa se uwo wereka utazatuma ndogesha, ati kubera uburyo kandyohera nanjye naricecekeye uburyohe nabwumyeho. Mbega Safi. Uyu muhanzi nyarwanda ukundwa n'abatari bake kuri ubu muzika ye arimo kuyikorera mu gihugu cya Canada, aho avuga ko album iriho iyi ndirimbo yamaze gusohoka imaze kugera kuri 75% ikorwa, akaba ateganya kuyishyira hanze mu mwaka wa 2021 ariko amashusho y'indirimbo Sound yo iragera hanze muri iki cyumweru turimo. Kora subscribe kuri II YouTube channel ubashe kubona amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda no hanze yarwo, haba muri muzika, muri fashion, documentaire zikoze neza ndetse n'andi makuru yose agezweho. Mwari kumwe na Blaze, iki kiganiro ni Star Voice in II TV show.